Imana igikoresha amaboko akomeye akarenga aho yagakwiriye kujya akazi wawe ataragakwiriye kujya. Kakanu kumve neza. Imana ikoresha amaboko akomeye akarenga aho yagakwiriye kubajya akaza aho wowe uherereye. Imana yo kureresha mu maboko y'abanzi bawe, babandi batifuza kubaho, babandi batifuza kutera imbere, babandi batifuza ko wagira ijambo. Reka nanone nongere ngusuhuze wo nkurikiye awerereye hose, nkwifuriza amahoro y'Imana, nongere nkwifurize kugubwa neza mu byo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka nongere nguhe ikaze kuri channel ya Evangelist Daniel Gitangaza, kubwire ngo ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe. Ndifuza tuganire ku ijambo ritoya kandi mu kanya gatoya. Iri jambo rizana impinduka ku buzima bwawe, iri jambo riza guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Igitabo cyo kuva ibice 2 umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho nakiri jambo ry'Imana. Ndanezerewe. Bibiliya iravuze ngo mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Ninde Bibiliya tubwira? Mose mwivuka rye yavutse mu gihe umwami Farawo yari yarashize itegeko yuko abana b'abahungu bavuka bose bagomba kwicwa. Ndumva nezerewe. Ariko mu kuvuka kwe avuka mu ibanga rikomeye. Mushiki we mu kujya kumuhisha bamushiramo, bamubohera akato, bamutereka mu mazi. Amaze kumushiramo, Bibiliya tubwira ngo ajya ahantu amwitegeye kugira ngo amenye ikiri bumubeho. Niki nshaka kukubwira muri kano kanya? Hari inshuti zawe, hari abantu mubana uhagaze ahirengeye bategereje kureba ubuzima bwawe buzarangira gute, business yawe uko izarangira gute. Rimwe na rimwe uzusanga abo mukorana, abo muturanye bakakwifurije ine nibo baba bashaka kugera ubuzima bwawe, babuhoza ku munzani, bahora bari ahantu hitegeye kureba amaherezo yawe, bahora bari ahantu hitegeye kureba icyo uyu muntu akora. Icyo umuntu akora kizafeilinga ryari. Nago bahagarara ngo bitegere bavuge ngo azazamuka ryari. Oya, bashaka kureba azafeilinga ryari. Uyu mushiki wa Mose yamuteretse mu kato aramwitarura ngo arebe ikiri bumubeho. Rimwe na rimwe abantu baratwitarura bakakurekera mu kibazo cawe urimo, bakakurekera mu ntambara zawe urimo, bakakurekera mu bukene bwawe urimo. Ayinza kabura kandi ufite inshuti. Uzatekereze muri telefone ugira abantu 200, ariko abantu 200 bose nta numwe wahamagara bagusohoye mu nzu. Kubera iki? Bose barahagaze ku musozi bategereje kureba niba gusohora urajya he, business yawe nirangira urakora iki, ese ntusubira mu cyaro. Ndanezerewe. Nawe tekereza aho uhagaze, umusozi uhagaze abakureba bangana gute, ahantu uhagaze abakureba bangana gute. Hari abantu bakureba bategereje kureba indunduro ya, bategereje kureba uyu muntu azarangira ryari. Bibiliya irambwira ngo iki? Irambwira ngo Mose ari muri kakatu umukobwa w'umwami amanurwa no kuza koga. Ariko naratangaye, Imana igikoresha amaboko akomeye akarenga aho yagakwiriye kujya akazi wawe ataragakwiriye kujya. Kakanu kumve neza. Imana ikoresha amaboko akomeye akarenga aho yagakwiriye kubajya akaza aho wowe uherereye. Iki nico cyabaye kuri Mose. Mose ngo ari mu kato, umukobwa wa Farawo aramanuka araza musanga aho yumva ijwi ry'umwana urira. Ariko Mana ya Israel, ndagira ngo nkubwire ngo umuborogo wawe, amarira yawe hari ukeneye kuyumva, hari uteza amatwi akeneye kumva kurira kwawe. Biravuga ngo hari ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire nsoza nshuti yanjye wo nkuriki, impundu zivuge ku buzima bwawe, impundu zivuge ku buzima bwawe. Amateka yawe mabi yahinduka, intambara zawe umaze igihe urwana zahinduka, kandi ndagira ngo nkubwire ngo zahinduka. Imana yo kureresha mu maboko y'abanzi bawe, babandi batifuza kubaho, babandi batifuza kutera imbere, babandi batifuza ko wagira ijambo. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, Imana yo kurerera mu maboko y'umwanzi wawe, yakurerera mu maboko y'abarozi, babandi bakuroga ukayakuriramo, ukayakiriramo, ukayaboneramo amahoro, ukayaboneramo umutuzo. Reka nkubwire nshuti yanjye, nyankunda kubabwira ngo nta gihe uzaba hugira abakunzi gusa, uzagira n'abana.
ariko kuba abantu bakwanga ntago bituma ubica ugomba kubacyo. Ndanezerewe. Njye nkunda kubwira abantu umuntu yacuragura ku buzima bwawe ariko ntiyacuragura ku Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe gifite agaciro, kimanura abakomeye bakaza ku buzima bwawe, kimanura amaboko akomeye akaza ku buzima bwawe. Soze nkubwira ngo iki, nkubwire ngo amaboko akomeye aze ku buzima bwawe. Icyo Imana yakuvuzeho kikuzanira impinduka, icyo Imana yakuvuzeho kiguhuze n'inshuti z'umumaro. Inshuti yanjye wo nkurikiye, reka nkubwire ngo iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe ngo ubwoko bwawe abantu bose bagukomokaho bakubonereho umugisha, kubera yuko ukuboko kwiza kuze ku buzima bwawe. Bifurije amahoro y'Imana. Shalom, shalom.